Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze uyu ni wamanya tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe ziba zagiye zisohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kugeza magingo aya ngaya. Mu ntambara ya Iran, leta ya Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika ikomeje kwagura intambwe zayo cyangwa se ikomeje gufata indi ntera, aho hakomeje kugenda hangirika ibintu byinshi kugeza magingo aya ngaya. Igisirikare cya Iran kikaba cyatangaje ko cyamaje kurasa ku bwato bwa leta zunze ubumwe za Amerika buzwi nka USS Abraham Lincoln. By'umwihariko si byo kandi gusa turabwira yuko urupfu rwa Koloneli Wiringoma WFC 23 iki ngiki ngo ari cyaha kinambara. Ahangaha ni mu mboni za senateri Uwizeyimana Evode. Mwibutsa ko nimba rwo rwa mbere ugeze ku n'umuyoboro w'YouTube channel utakora subscribe rero hasi ukade subscribe ndetse kandi ukanda kuzira kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nje nditsera umumuza mbaha ikaze kugira ngo dukomeze kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Urupfu rwa Koloneli Wiringoma wa WFC 23 ni cyaha kinambara na magambo ya senateri Evode. Abasesenguzi mu bya politiki barimo senateri Uwizeyimana Evode ahanga bagaragaza ko urupfu rwa umuvugizi w'igisirikare cya WFC 23 Lieutenant Koloneli Wiringoma ushobora gufatwa nk'icyaha kinambara ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bwarenze ku mategeko nkana y'agahenge. Ku itariki 28 Gashyantare 2026 nibwo uhiriro AFC 23 ryatangaje ko Lieutenant Koloneli Wiringoma yishwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku gitero zagabye mu gihe hari hasabwe agahenge n'umuhuza mu biganiro byari byahuje impande zombi. Ibyo ngibyo ariko ntibyatumye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe bifatanyije bitubura imirwano yifashishije indege ndetse na za drone mu bice bigiye bitandukanye muri Masisi. Mu kiganiro cya televiziyo y'igihugu inkuru mu makuru cyatambutse ku itariki ya 2026 umusesenguzi mu bya politiki mu karere senateri Uwizeyimana Evode ahanga akaba yaragaragaje ko kuba Koloneli Wiringoma yarishwe ibingibi bishobora gutera imbaraga abandi bagatuma bakomeza kurwana ndetse no kubohora igihugu mu rwego rwo kwanga karengane gakorerwa abanyekongo b'abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anga kandi yanakomeje anasobanura ko nubwo urupfu rw'umuntu uharanira kwibohora ndetse no kwishyira kwizana rushegesha abagenzi be bafatanyije urugamba, uru rupfu runabongerera imbaraga zo gutsinda intambara mu buryo byihuse. Mu magambo make Evode Uwizeyimana akabivuze agira ati umuntu uharanira kubaho urupfu rwe cyangwa se amaraso ye hari igihe bitera imbaraga cyane abasigaye. Ibi ngibi ushobora kujya kubishaka ndetse no mu mateka yacu y'u Rwanda bya vuba ahangaha birazwi. Fred Gisabwigiye mapfa ba Chris Binyenyezi ndetse n'ababayingana bapfuye mu bihe bibi byo gutangira urugamba rwo kubohora igihugu. Anga kandi yanagaragaje ko kubohora u Rwanda ari bafatanyije bagitangira urugamba rwo kubohora igihugu. Iki gihe benshi mu basirikare bakuru barapfuye, ariko ibingibi ntabwo byatumye hacika igikuba gikomeye cyane ngo bacike intege. Bakomeje kurwana urugamba ndetse kandi baza kugera ku ntsinzi. Ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo bigereranyije n'ibyo mu Rwanda, ibingibi ni igihombo gikomeye cyane cyo gutakaza umuntu nk'uyu nguyu kiri kuri uru rwego. Ariko ngira ngo mu by'ukuri imfunga ziriya zikunze gutera imbaraga cyane ku basigaye, cyane cyane impamvu barwanira igihe hari. Niba Wiringoma rero asize umwana we nubwo yaba ari umwana w'imyaka 5 n'ubundi mu by'ukuri ya mpamvu yatumye sapfa umwana azakura ndetse kandi akomeza yirwanire. Nyuma y'urupfu rwa Koloneli Wiringoma abanyekongo benshi bashyigikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishimiye cyane ko Koloneli Wiringoma yishwe mu gihe ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nazo zagaragaje intsinzi ikomeye cyane y'urugamba. Senateri Uwizeyimana kandi ahanga yasobanuye ko kwishimira urupfu rwa Koloneli Wiringoma ku ruhande rw'abahanganye n'FC 23 ntacyo ibyo ngibyo bivuze kuko mu by'ukuri ngo hashobora kuzaboneka abandi nkawe cyangwa se barusheho bukana kurushaho. Anga mu magambo make yabivuze agira ati ntabwo ukwiye kwishimira ngo Koloneli Wiringoma yarapfuye kubera ko ikiri inyuma kizakurikiraho ntitukizi. Hashobora kuzaza abandi nka Koloneli Wiringoma cyangwa bafite ubukana kurushawe. Anga kandi senateri Uwizeyimana Evode yanasobanuye ko ubusanzwe mu mategeko mpuzamahanga iyo hari agahenge uruhande rumwe rukarasa ku rundi ababiguyemo bose ibyo ngibyo byitwa ibyaha by'intambara. Abantu babiguyemo bose niba ari ibyaha by'intambara ndavuga ni ukuvuga ko urupfu rwa Koloneli Wiringoma ugiye kureba ahangaho usanga rwarabaye mu gihe cy'agahenge. Iki ngiki ni icyaha cy'intambara kuko mu by'ukuri ntago icyo gihe cyari igihe cy'imirwano. Ayo ngayo rero ni amategeko mpuzamahanga sinjye yashyiraho. Anga kandi Uwizeyimana yanemeje ko kenshi ubutabera bukorwa n'abatsinze, ariko mu by'ukuri abatsinze kugeza magingo aya bavuga ko bishikihebe ari we Koloneli Wiringoma bishingiye ishyamba, ariko mu by'ukuri ntago agahenge kari kigeze kubahirizwa n'uruhande na rumwe. Izo ngizo ziba ari impande zombi zaba zigomba kubahiriza agahenge cyangwa se bagakora imirwano mu buryo bweruye. Ntago bivuze ko rero ari ukubohera uruhande rumwe amaboko kugira ngo urundi ruze rurase. Anga kandi Uwizeyimana yagaragaje ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirengagije nkana agahenge hanyuma umuhuza akicecekera, FC 23 ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Umusesenguzi Mugabo John ahanga yagaragaje ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye bita ubwiru bw'urugamba ndetse kandi ko iminsi yashize byagiye bigaragara ko iyo hapfuye abantu nk'aba ngaba bakomeye AFC 23 ikora ibishoboka byose kugira ngo yigarire ibice byinshi bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Anga kandi yasobanuye ko urupfu rwa Colonel Wiringoma rwabayeho mu gihe hari agahenge. Ibi bisobanuye ko habayeho kurenga ku mategeko y'agahenge kari karasabwe, nubwo mu by'ukuri atari ku nshuro ya mbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabe yishankana ku gahenge. Urupfu rwa Colonel Wiringoma ruha FCM 23 kuba yagira iki ikora, kuko inzira zose zatangaga icyizere cy'uko hari abiri gukorana nabo bafite ubushake. Icyo cyizere cyose cyaje kuvaho. Icyizere cyamaje kuvaho hagati y'abahangana y'abe 23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko n'amategeko mpuzamahanga ku ruhande rumwe yarahonyowe. Sibyo kandi gusa abasesenguzi bagaragaza ko urupfu rwa Colonel Wiringoma hari icyo rwibukije cyane ihuriro rya FCM 23 ku ruhando mpuzamahanga. Icyo urwo rupfu rwa Colonel Wiringoma rwerekana nuko mu by'ukuri abangaba bagomba gufatanya ndetse kandi bakagera ku mahoro arambye babikesha urugamba ndetse no kwegura intwaro bakarwana. Lieutenant Colonel Wiringoma yamenyekanye cyane nk'umuvugizi wa FCM 23 ubwo uyu mutwe wuburaga urugamba mu gushyingo 2021 abawuhuza ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitari byatanze umusaruro. Mu gihe Lieutenant Colonel Wiringoma yari mu nshingano ze, yumvikanishije impamvu ye n'abagenzi be bongeye gufata intwaro bakarwana, zirimo ko abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi bari bakomeje kugenda bicwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe wa FDL ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Inshuro nyinshi FCM 23 yabaga yafashe ibice byinshi by'ingenzi bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umujyi wa Goma, Uvira. Lieutenant Colonel Wiringoma yabaga ari mu bofisiye bakuru bahagiraga mbere ndetse kandi bakaza guhumuriza abaturage. By'umwihariko muri iki kiganiro twareberaga hamwe abasesenguzi mu bya politike barimo Senateri Uwizeyimana Evode bagaragaza iby'urupfu rwa Colonel Wiringoma ari ubuvugizi w'igisirikare cya FCM 23. Lieutenant Colonel Wiringoma uru rupfu rwe ko rushobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara ku buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarenze ku gahenge. Twabigo kandi ku itariki 28 Gashyantare nibwo ihuriro FCM 23 ryatangaje ko Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe n'ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gitero zagabye mu gihe hari hasabwa gahenge n'umuhuza mu biganiro byabaye ku mpande zombi. Nibutsa ko nimba rwo bwambegeze ko n'umuyoboro w'YouTube channel mu Rwanda nimba utakora subscribe ibaho hasi ukande subscribe ndetse kandi bukukanda kazogera kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nditiyero mpumuza andi makuru nk'aya yagezweho n'umukara.